Screen Australia. Australian Gov. Asante. Got lots of pockets, huh? Ariko rifite imifuka myinshi. Take a little peek. Rero ntabwo ari ngombwa kugenda ukora kurushyira muri iyo mifuka. Barajya gutekera ibintu byinshi. She's gonna pay for it. Arabyishyurira. My paycheck. Musore aramuvuganira. If you don't believe me. Muze kuyanga atakujya mufunge. Paycheck? Dukata yawe. You're living in a dream world, kid. Rero mwabana ngo bamwisi inzozi. You're fired. Ndakwirukanya. Usanga n'amanamatasiyo akomeye. Hazi imodoka ya banki kubera ko akorera amafaranga menshi. Imodoka ya banki ikaza kuyapakira icyarimwe. This is done. Rero imodoka ya banki igiparika hasi twe duhita dukora ibyo tukwiba yacu. Muri abazungu hari igihe yanga kubyara kirere rimwe ye. Hatuzi kubyara umwana akicwa namugo biragatsindwa. Wenda zitungira imbwa ninapfa nacyo. Ntawe uri umwicanyi uri we. Uri umwicanyi w'imbwa. Bitaniye se n'uwica abantu. How could you? Uri mufite umutima. There once lived a hen on a quiet hill. Hari inkoko yari ituye cyangwa se yabaga ku gasozi This hen had gatuje mastered cyane. the art of laying eggs. Iyi nkoko yari yarize gutera amagi neza kandi buri munsi yateraga rimwe rimwe cyangwa se rimwe na rimwe igatera abiri. Lay one, sometimes even two. What made her happiest was Icyo yishimiraga cyane ni uko yagumanaga iruhande rw'ayo magi cyane cyane buri uko bwije n'uko bukeye. Nk'undi mubyeyi wari we wese nyine uko yakwishimira kuba hafi y'abana be. the road leading to the hill flooded with water. Umunsi umwe habayeho inkungi y'umuyaga n'imvura nyinshi cyane, umuhanda wose ugira n'ako gasozi huzura nyine umuyaga mwinshi cyane n'imvura itangira kugwa cyane. The hen heard the voices of other animals calling out to her. Iyo nkoko yaje kumva amajwi y'izindi nyamaswa zageragezaga guhunga ziri kuyibwira ati, yewe wa nkoko we waje tukirukanka tugahunga ko tubona ibihe bisa nkaho nyine bigoye cyane. Let us run. The water is coming. Ntabwo nshobora cyangwa se njyewe ntabwo ku giti cyanjye nshobora kuva ahangaha ngo kuko njyewe nyuzwe no kuba ndi kumwe n'aya magi yanjye. Nicyo kintu numva nshimishijwe nacyo. Ese ubundi naba njya hehe nsize ibi umutungo wanjye nyine wose nizigamye igihe cyose. I can't leave. These are my eggs. Bisobanura yuko nyine icyo gihe nyine nta kindi kintu yari ishingamishije nyine atari ibyo ari ayo magi yonyine. Bityo nyine igira uwo muhate n'umurava wo kuba nyine yaguma hafi yabyo. Bityo abantu nyine izo nyamaswa zihitamo kuba zakwiruka zigahunga kuko nyine zabonaga ibihe bisa nkaho bimeze nabi. They warned and found the hen still sitting there. All the eggs were destroyed. Icyo gihe inkubi y'umuyaga yaje guhuha cyane, imvura irakomeza iragwa byihutirwa, ako gasozi nyine kuzura amazi. Mu gihe izindi nyamaswa zari zirutse zahunze, amagi y'iyo nkoko n'iyo nkoko ubwayo amazi yaraje arabirengera, arabihitana nyine nk'uko bidasanzwe nyine nk'uko inkubi y'umuyaga yaza nyine ikaza igahuha nyine cyangwa se ikangiza ibintu bimwe na bimwe. Murabizi yuko hari igihe ibintu bijya bigera nyine imvura ikagwa ari nyinshi ikangiza byinshi. Rero iyo nkoko nayo nuko byayigendekeye. Nyuma y'igihe inyamaswa zaje guhuza cyangwa se zaje gutahuka zije kureba nyine icyo gihe nyine nk'uko byari bimeze. Zitahutse rero zaje zisanga ibintu byose byarangiritse n'iyo nkoko yari yaranze nyine kugenda nayo yarapfuye yaritabye Imana. Imwe muri izo iribaza ati se iyo iza kwemera kugendana natwe ikemera kuza ikabana natwe cyangwa se igahungana natwe, ntabwo icyo gihe yari kuzarokoka cyangwa se yari kuzagira ubuzima budasanzwe kuruta uko yari kwicwa n'ayo mazi. Bityo rero iravuga ngo se ntiyari kuzatera andi magi, bityo nibashe kuba yagira ibyago cyangwa se yabura ubuzima ku giti cyayo byanga byakunda. Bityo rero byatumye izo nyamaswa bizitangaza cyane hejuru y'uwo mwanzuro wari wafashwe n'iyo nkoko. Rimwe na rimwe iyi nkuru niho twayisoreza tuvuga tuti rimwe na rimwe nyine hari igihe nk'uko benshi nyine tutagira bimwe tutifuza kuba twarekura ngo bijye rimwe na rimwe uko tubyifuza nyine kuko bitagenze nk'uko tubyifuza. Rimwe na rimwe tukagira ubwoba bwo kuba twabirekura nyine tukumva rimwe na rimwe hari ibintu by'ingenzi
gifite umumaro nyine hagati yacu twumva nyine ntabwo dushaka kubirekura. Ni nako iyi nkuru nayo iganisha kuri iyi nkuru yacu cyangwa se ku buzima bwacu tubaho bwa buri munsi. Rimwe na rimwe ugira ubwoba bwo kuba wagira ibintu bimwe na rimwe warekura. Ufite akazi uri gukora ukumva nyine ukavuyemo nta handi wajya. Benshi usanga nyine ari ibyo byiyumviro cyangwa se ariyo mahitamo dufite. Uyu munsi rero twifurije kuganira ku bintu 5 ukwiye kurekura guhera uyu munsi, maze nawe ugatangira kubaho byuzuye cyangwa se ugatangira kumva icyanga cy'ubuzima udashingiye ku kwizirika ku kintu kimwe na kimwe, ku bintu bimwe na bimwe byatuma nyine wo ku giti cyawe udatera imbere. Icyambere twihuse cyane ni uguhora, icyambere twaheraho ni uguhora wiganyira cyangwa se uvuga ko ubuzima butagira icyo buhindukaho cyangwa se butari kugira icyo butera cyangwa se utari gutera imbere mu gihe wowe nta kintu wowe wakoze. Benshi muri ubu buzima usanga bagira icyo kibazo cyangwa se bagira ibyo byiyumviro. Ugasanga rimwe na rimwe umuntu ari kwiganyira avuga ati ngewe ntacyo nigeze ngeraho. Rimwe na rimwe akavuga ati ngewe aka kazi na nyamara nubwo ndi kugakora nta kintu kangezaho. Ariko nyamara kuba uri mu kazi katagira icyo kakugezaho ukahora ubyitotombera rimwe na rimwe, ntabwo ari cyo kibazo cy'ako kazi, ahubwo ni ikibazo cyawe ku ruhande rumwe. Uba utari kuvuga ngo wenda reka ngira uko nabihinduraho, wenda ngira ibindi bintu nakwikorera ku ruhande, ugasanga we nta ruhare rumwe na rimwe wakoze kugira ngo ibyo bintu bihinduke. Rero ntabwo ari ikibazo cy'uko ari ako kazi, ahubwo ni ikibazo cy'uko uri kwishimangira kuri ibyo bintu. Rero nimba ubona ibintu bitari kugenda, fata umwanzuro, fata risk, utangire wo ku giti cyawe ube wagira icyo bihinduraho byanga byakunda. Icya kabiri giterwa cyangwa se usanga abantu benshi bicuza cyangwa se bahora bizirikiyeho ni uguhora usubiramo amakosa wakoze. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu afata ikintu runaka, wenda amakosa runaka ashobora kuba yarakoze rimwe mu buzima bwe bwahise. Wenda ukaba waratangiye business ahantu ubona yuko nawe ku giti cyawe ashobora kutazagira icyo hakunguraho. Kabone nubwo byaba biri muri relationships cyangwa se ku bintu twita ngo ni urukundo, ukaba ubona rimwe na rimwe ikosa wakozeho bwa nyuma, wenda ukavuga ati nagiye mu rukundo mbere cyangwa se natangiye ibintu mu gihe kitari cyo. Nanone ntiwigire kuri ayo makosa ko hari ibintu bimwe na bimwe, kuko akenshi nanone amakosa akunze kubaho. Ndagira ngo tuzirikane ko menshi muri yo ari twe tuba twayagizemo uruhare. Kuba wakunda umuntu akaguhemukira, burya ni ikosa ryawe kuba waramwemeye rimwe na rimwe. Yego kuba yaraguhaye icyizere akakwereka yuko ibintu byose bizagenda neza, kabone nubwo yaba ari business ubona yuko nanone hari ibintu bimwe na bimwe byagendaga neza mu gutangira, ariko rimwe na rimwe iyo ugenzuye usanga kenshi amakosa ari twe tuba twabanje kuyakora. Rero kuba nanone ayo makosa udashobora kuyigiraho, ejo cyangwa ejo bundi ukagira amakosa runaka wongera kugwamo kubera ikosa rimwe nanone wabashije gukora utigiyeho, burya nanone biba ari ikibazo cyawe, bityo bizatuma nanone udatera imbere uko bwije n'uko bukeye. Uzahura muri urwo kugeza igihe nanone utazagira ikintu na kimwe wigiraho cyangwa se wigezaho mu buzima, cyangwa se icyo wabasha kuremaremya. Bityo rero ukaba ugomba kuzirikana ko guhera uyu munsi ikosa wakoze cyangwa se wabashije kugwamo mbere udakwiye kongera na rimwe kuba warigwa. Rimwe na rimwe ukwiye no kugera igihe cyo kwitekerezaho kugira ngo nyine umenye amakosa wabashije kugwamo kugira ngo utazongera kuyagwamo. Ikindi cya gatatu twazirikana cyangwa se ukwiriye kuzirikana cyangwa se guhera uyu munsi uwirengagiza cyangwa se watandukira kugira ngo utangire kubaho nawe utangire gusingira iryo terambere. Ikintu cyo guhora ubinyura ibyo abandi bagezeho. Rimwe na rimwe hari abantu baba bateye gutyo igihe cyari cyo cyose bahinyura iterambere ry'abandi. Ese ubundi buriya muntu iterambere rye yagezeho cyangwa se nk'iriya nzu yabashije kugeraho, urabona ubundi hari icyo bizamumarira?
ubundi urabona uriya muntu waguze iriya modoka abona yuko irenze kurusha iz'abandi, cyangwa se iriya bizinesi arabona nyine uko ayitangiye izahita imukiza, ukabona nyine uhora ufite ibitekerezo nk'ibyo. Ese urabona umukunzi nk'uriya, ubundi njye umukunzi nk'uriya ntabwo namwiteza, reka ukumva umuntu afite ibitekerezo nk'ibyo, cyangwa se ugasanga muri wahora nyine ibitekerezo bisa nk'ibyo ngibyo. Nyamara uko uhora uhinyura iby'abandi ntabwo uzigera ugira igihe cyo kuba watekereza ku byaguteza imbere byanga byakunda. Biba byiza iyo uhoranye mentality cyangwa se ibitekerezo bisa nk'aho bihanitsemo ukuntu byo kuba wanakwifuriza abandi byiza, byo kuba washyigikira abandi mu byiza bari gukora, kabone nubwo na rimwe nta nyungu waba ubifitemo. Ngo hari ukuntu nanone Imana ijya ibyitura cyangwa se ibongera ikabigusubizamo, cyangwa se ikaba yabikwitura mu buryo wabigizemo muri ibyo byiyumviro. Kabone nubwo burya waba wategereza izo ngororano ntuzibone, burya iyo mentality n'ubundi biri gutuma ibyiza bituma nanone bikuza imbere cyangwa se bikwegera. Bityo rero nanone ugahora uzirikana yuko icyo wifurije mugenzi wawe nanone aricyo cyongera nanone kikakugarukira. Unyifurije ibyiza, unyifurije iterambere ryiza, unyifurije kuba nagera kure, unyifurije kuba nagera ku bintu runaka, cyangwa se nkwifurije kuba wagera ku bintu bihambaye. Burya hari ituro cyangwa se hari icyifuzo uba uri kugeza ku Mana cyangwa se ku isi mu buzima bwa rusange, yuko nawe ukeneye ibintu byiza byanga byakunda. Bityo rero uko ukomeza ubyihingamo uko bwije n'uko bukeye, niko nawe ibyiza bikomeza bigusatira. Bityo rero guhera uyu munsi nkaba ngushishikariza kuba wahagarika kugira iyo mitekerezo isa gutyo. Ikindi cya kane wanazirikana cyangwa se ukwiye kwihingamo cyangwa se kwikuramo guhera uyu munsi kugira ngo nawe ubashe gusingira ibyiza bigutegereje, ni uguhora utekereza yuko cyangwa se ukora ibintu mu buryo bwo kumva yuko ukeneye gushimwa n'abandi bantu, cyangwa se wumva yuko wakwishyira imbere mu bintu byose mu gihe uri gukorana n'abantu runaka. Hari abantu bajya bagira izi defo rimwe na rimwe, ugatangira nka bizinesi runaka cyangwa se ugatangira ibintu runaka, ariko ukaba ugamije mu buryo bwo kwemeza abantu, ukaba ugamije mu buryo bwo kuba wumva yuko nyine ari wowe urenze kurusha abandi, cyangwa se ukaba uri gukorana n'abantu ibintu bimwe na bimwe, ukaba wumva nyine wowe wumva yuko waba imbere yabo kurusha, cyangwa se ugakorana nabo mu buryo bwo gushima, cyangwa se ukaba uvuga yuko ari wowe wateye imbere cyangwa se watumye batera imbere. Burya ukumva yuko nyine ari wowe ufite izo authority, kabone nubwo burya waba waragize uruhare runini mu kuba wagira iterambere runaka se ry'undi muntu runaka, kabone nubwo waba warabanje mu kintu, ariko igihe cyose uba ukwiye kwihinga mu buryo bwo guca bugufi. Amahirwe menshi ubundi akenshi agerwa kuri ba bantu baca bugufi. Burya urebe muri sosiyete mutuyemo, ba bantu bakunze kwishyira hejuru, uzasanga ari ba bantu n'ubundi batagira akazi runaka bakora, ngo kuko yatangiye ibintu runaka bigahomba adafite uburenganzira bwo kuba yakora ibindi bintu biciriritse, cyangwa se kuko nyine ahorana iyo mpamvu yo kumva yuko ari wowe ufite ibintu birenze, ni njye uteza abandi imbere, ni njye ugira gute, ni njye ukora ibintu birenze. Burya bizamutwara igihe runaka byo kuba yakwicisha bugufi ngo akore n'akazi kaba gasuzuguritse. Bityo rero nimba uhora iyo mitekerereze, yego hari igihe tuba dukeneye imitekerereze irenze kugira ngo tugere aharenze, ariko mu gihe udashaka guca bugufi cyangwa se udashaka kujya munsi y'ibirenge by'abantu runaka cyangwa se munsi y'ibirenge byawe kugira ngo ugire ikindi kintu usingira, bizatuma wowe ku giti cyawe nta kintu wowe ku giti cyawe wigezaho. Bityo rero bizatuma wowe ku giti cyawe nanone bigutwara imbaraga nyinshi kugira ngo ubashe kugira ikintu ugeraho. Rero guhora wishyira imbere, ushyira ibyawe imbere cyane kurusha iby'abandi bantu bari bo bose,
ukaba ufite umushinga runaka ukaba utifuza yuko uw'abandi nanone wajya imbere w'uwawe, burya uba warangije kukica, biba byarangije gupfa cyane. Ikindi kintu twasorezaho nanone ni ukumva ko igihe cyose kumva ko uzi byose. Iyi ni ikibazo gikomeye ku bantu benshi bagiye batandukanye bakunze kugira, cyane cyane muri iyi minsi. Umuntu akaba yarize wenda nka masters, akaba afite izindi gahunda nyine nk'uko abantu benshi bifuje kwiga bakagera kure, ariko bakaba bumva yuko nyine bazi byose, bakaba bumva yuko nta kindi kintu bakora, kuko nyine bumva yuko hari ibintu bazi kurusha abandi bantu bari bo bose. Burya igihe cyari cyo cyose rimwe na rimwe wumva yuko uzi ibintu runaka ku rwego ruhanitse, bizatuma wibuza amahirwe yo kuba wakwiga ibindi bintu birenze. Kuba ubana n'abantu wita ko bari hasi y'imyumvire yawe, burya ntuzigere utekereza yuko hari ibintu runaka batakurusha. Byanga byakunda uko waba ubayeho kose, hari icyo urusha undi muntu, cyangwa se hari undi muntu wenda runaka ufite icyo akurusha. Nimba ubitekereza gutyo rero, ukaba wumva yuko igihe cyose ufite ubwenge buhanitse, ufite ibintu birenze kurusha iby'abandi, ukaba wumva yuko nyine uzi ibintu byose, nyine burya uba wibeshye. Kuko burya nugira iyo mentalite, kabone nubwo waba uganira n'umuntu ufite imitekerereze iri hasi, uba ukwiye kumutega amatwi, bityo hari ikintu rimwe na rimwe wamwigera cyangwa se hari icyo wamukuramo muri ubu buzima. Kuko twiga n'ubundi akenshi, niyo waba uri kwigisha abantu uba ukwiye kubatega amatwi ukabumva, kuko nubwo burya nubwo wakwigisha abantu ibintu wowe uzi yuko urenzemo, rimwe na rimwe uba ukwiye kuzirikana yuko nubwo uri kubigisha nanone uba uri no kubyibwira, uba uri kubishimangira muri wowe. Ariko mu gihe uri guzirikana yuko ntacyo uzavuga, ntabyo uzabunguraho, ntaki kumva icyo cyicaro ntacyo uzajyana namo, uzi yuko urenze kurusha, uzi ibirenze kurusha iby'abandi, burya uba uri kwibeshya. Iyi si aba ari wowe, ejo bikaba uriya. Bityo rero bikaba bituma nyine wowe ku giti cyawe nyine nta birenze ibyo wowe ufite ubasha gusingira. Nibyo rero bintu bitanu ukwiye kwihingamo guhera uyu munsi, ukanazirikana yuko uko ku giti cyawe wirebaho, cyangwa se urebe intege zawe nkeya cyane kurusha iz'abandi bari bo bose. Burya ngo umuhanga ntabwo ari uwigira ku makosa y'abandi gusa, ngo ahubwo umunyabwenge kurushaho ngo nubasha gukontorora ingeso nkeya cyangwa se intege ze nkeya, kugira ngo abashe kugira ibindi bintu abashe kuremaremya muri ubu buzima. Bityo rero uko ukomeza kwihingamo ibyiza, ugerageza kwikuramo ibibi bikurimo cyangwa se za weakness zikubamo, bizajya bituma ukura kurushaho uko bwije n'uko bukeye. Mwakoze rero kubana natwe muri iki kiganiro, tubifuriza ibyiza bituruka ahera ho mu ijuru, kandi Imana ijye ikomeza kubana namwe. Mwakoze cyane.